Nge rwose databukwe ntukagendere kuri izi komantere z'abantu ko abantu bagira yabo kumva ngo ngewe ngo umugore wanjye tubana ngo afite abagabo babiri kuko ibyo bintu bibaho mu buzima. Abantu bagendaga bungurira databukwe kandi amakuru yangeragaho naho nzi ko nari bumuhingukire, urabona ubwoba nari mfite basa umusaza kuko noneho ndamutinyuka kuko arashaka umva nkubwire iryo jambo uvuze niba ni abakwe bake babibwira basi kabisa. inkunga ukeneye ko ngutera ni iyihe? Ibyo ngibyo ngewe ubu ngiye kumwitaho sinzongera no kumuva iruhande kunda inda nimufata nzabyikorera byose kandi uzumva ko yabyaye amahoro kandi ndabizi nawe uzaza kumusura mu mugabo ushaka nicyo nari natekereje akabyara yamara kubyara akagaruka iw'umugabo. Ntugire ikibazo rwose ntumutware noneho yabinshubije kumwitaho yabinshubije. Umwana ntabwo yajya muri bereso akiri uruhinja ni ugutegereza igihe gitoya akabanza akazamukaho gato tukabona tukamushyira muri bereso kugira ngo tujye dukora gahunda zacu twisanzuye. Bereso narayiguze kera ko umwana iyo amaze gutangira gukura tumushyira muri bereso ku ruhande rw'uburiri kugira ngo njye na madamu tujye twisanzura ku buriri. Nari mfite ubwoba ko nari bumuhinguke mu maso ariko anyakiye nk'umwana we yishimye. Nta kibazo rwose, nta kibazo rwose. Nanjye ndabashimiye kuba nabonanye n'umukwe wanjye kandi nanamusaba kwihangana ko narakaye. I will take time greet every person who stay on this time. Remember I'm Cordio MC Seti, uyu ni umutako nk'uko bisanzwe byinshi cyane tubagezaho henshi cyane tubagerera. Ngira ngo rero urabona ko kuri kamera zacu turi kumwe n'abantu sinzi ko biri buze koroha turi kumwe na Yakamwana ndetse na Sebukwe. Twifuje ko bahura nyuma ya byinshi twagiye tubona. Umusaza avuga ati reka njye kuri umukobwa wanjye, umusaza n'uburakari bwinshi ariko nanone ndabona kirakaye ntabwo ibintu biri buze koroha. Muze tubahaye ikaze, mwiriwe muri aho. Turaryakiriye murakoze. Yaka tuguhaye ikaze. Mukomere cyane, ndishimye cyane guhura na databukwe. Inshuro ya mbere mpura na databukwe urabona ko nyakirije icyo kunywa hano kandi asanze ndi umwere bya bindi mwambeshyeraga ngo umukwe we ngo ni umusinzi ahora ububwe nyir'ubwitingisho inzoga rwose inzoga narakarabye. Ze uri kubyumva umukwe wawe yisubiyeho birashoboka. Reka ngushimire we tugiye gutangirana iki kiganiro, ndizera ko turaza kukijyana ku musozo. Twumve hagati ya Yakamwana na Sebukwe byifashe bite, ibintu bimeze bite. Muze rero dore umukwe wawe twabahuje, ubushize wari warakaye wifuza ko umukobwa wawe asubirayo iwabo aho yakuriye aho yavukiye agasanga bene nyina agasanga ababyeyi. Turavuga ati ibyo bintu ntago twabyemera, reka ahubwo tugere kuri Yaka tumuvugishe tubahuze tubashe kumenya uko kiriya kibazo gishobora gukemuka ku buryo twagikansaringa. Ijambo ni iryawe mubyeyi. Buriya rero ni uko wenda narabikubwiye n'ubushize ni uko wenda ukiri umwana utaraba umubyeyi, burya nta mwana uva ku bibero bya nyina cyangwa uva mu gituza cya se. Igihe cyose umubyeyi ahora ahangayitswe n'umwana we. Njyewe nahangayitswe no kumva umwana wanjye hari byinshi bimuvugwaho bidatunganye, haba ku mugabo we numva ngo hajemo n'undi, nibyo byari bimpangayitse. Ngeza naho nakoze n'ikosa nicuza
ariko ntabwo bizongera. ushize ubwo duherukana muzehe wari wafashe n'umwanzuro wo kujya kwiyahuza inzoga, biriya bintu urabona byari kurangira, uzi ko ariko utari wamenye, ntanakuvugishije mbona igitotsi noneho kikaba kigeraho kikagutwara nkabati uyu mubyeyi bigenze bite ku mwana we, ni ikibazo buriya ngo nta mubyeyi udakunda umwana we. Urabona njyewe uyu muhungu mufata nk'umwe mu bana banjye, ko niko biba bimeze. Iyo ushingiye umukobwa wawe, burya umugabo w'uwo mukobwa wawe ari umwana wawe, umufata nk'umwana wawe. Rero njye naganiriye n'uriya mwana pe, ntabwo ari ukubeshya, njyewe sinanywaga inzoga, n'ubu urabizi ko mba ninywera fanta, ariko nagiye numva afite ibibazo byinshi. Uriya mwanzuro nawufashe buriya n'umugore atabizi, gusa nyine ariko nuko uko nagaragaye muzabifata uko, ariko jyewe nanjye naricujije, byarambabaje kumva ngo umwana wawe waramushyingiye kandi baramucira abagabo babiri, umwana atwite ntiwamenya se. nanjye byarambabaje naguciye mu byo. Oya yakakira ijambo ni iryawe, akira mikoro maze uganire. Oya njye rwose databukwe, ntukagendere kuri izi komanteri z'abantu, ko abantu bagira yabo, kumva ngo ngewe ngo umugore wanjye tubana ngo afite abagabo babiri, kuko ibyo bintu bibaho mu buzima. Nanjye ubwanjye byarambabaje kumva ngo umwana azabyara ntibazi se ngo ninde, kandi ngewe se nyir'ubwitemare. Ntabwo ari we byababaje gusa, ko nanjye byarambabaje kumva ngo umwana ngo ni uwa Murundi. Umwana abaye wa Murundi gute ku mugore twasezeranye? Urumva ngewe uburyo nateguye umwana wanjye, ntabwo nateganyaga ko azubaka kuriya. Nta nubwo ubundi umubyeyi ashimishwa no kumva umwana we yashatse, yashaka akubaka, akaremya, akagira urugo, akagira abana, akamererwa neza. Ariko icyo nakubwira cyo, uretse wenda kiriya kibazo cy'amagambo y'abantu ngo Murundi ngo yaka, ntugeze wumva uriya mukobwa wawe koko namufashe nabi, ko yabuze icyo kwambara, ntarabura icyo kurya, uretse wenda amagambo y'abantu. Ese uko twamushyingiye tukamuha ibishyingizwa, akaba nta mwaka urashira mubanye, yaba buri icyo kwambara gute? N'ubundi yarabizanye. Ahubwo je ni ibindi nagiye numva ariko ikosa ririmo. Muze ntukagendere ku magambo y'abantu. Abantu bavuga ibyo bashaka, kandi wabuze umuntu kuvuga ibyo ashaka. Abantu bagira amagambo, nawe urabizi, n'abaturanyi b'iki gihe uyobewe amagambo y'abantu kuko ari basenya ingo z'abandi. Naje kumva ko ntacyo umumariye, ariko nawe twaje kuganira, mbwira uburyo ngo kugenda ukamara iminsi 3-4 mu gasozi utamusobanuriye aho wagiye, nabyo birambabaza. Ndavuga umwana wanjye arahangayitse, nibwo nahitaga mfata icyemezo, ndavuga rero ejo bundi ushobora no kuba wanabyarira mu rugo n'umugabo adahari, nta gahunda. Naramubwiye pe, niba narakosheje ubimbwira, ariko uko biri kose njye nta kosa no umukobwa nagushyingiye simukwatse, ahubwo ni gute numvishe ko waba ngo ugenda ukamara iminsi 3, 4, 5 utabiganiyeho n'umugore wawe. Ibyo urabona mu minsi ishize habayeho izi zaguma mu rugo lockdown, noneho naba nagiye mu bintu by'akazi, akaba bashyizeho guma mu rugo, nkabura uburyo nasubira iwanjye. Ariko si ukumwanga, nta rundi rwango dufitanye, na kandi nawe nzi ko ankunda. Uretse ko gadefu kagiye kaba wenda nkagenda rimwe namubwiye, ariko nta kindi kibazo gihari, nawe uko yabigusobanuriye warabyumvise. Ariko hari ahantu yatubwiye yuko wenda ntacyo yifashe mikoro, hari ahantu yatubwiye yuko wowe nawe ubwawe ujya ugenda ukamara igihe. Ese byaba byaratewe n'izo za lockdown cyangwa n'ingeso? Kuko yabitubwiyeho nawe umwanya munini kandi ubona ko yababaye. Ntabwo ari ingeso, urabona
habaho lockdown, hamaze kunyuraho lockdown kuva iyi corona yatangira, nawe bara lockdown zibayeho, kandi nk'abantu nkatwe dukorera kure tuba twagiye gushaka ubuzima, ko none nicaye yari akandeba mu maso nose yatungwa n'iki, so ntukujya gushakisha. Ubwo rero lockdown iyo dufatiye nk'ahantu twagiye urabona biba ngombwa ko dukwamira aho ngaho. Ariko ikindi nanjye ikibazo gifitiye muzehe nawe aragira ati urabonye ngo ibya Murundi bivugwa ku mwana we, si wo mwanzuro icyatumye ujya ku mukobwa we muzehe, si ibyo byose we bagiye ubona twanabivuga agahinda kenshi ati Murundi uriwe ufite ibisatsi bikweduka si yo mpamvu yaba birababaje, ariko birababaje, nanjye ubwanjye byarambabaje. urumva iyo ugiye kuri YouTube nkanjye iyo ntuje nciye akabogi maze gukaraba ntashye mvuye mu kazi, ndavuga reka njye kuri YouTube, ko nicyo cyatumye njye nigiraga agatelefone gato. Iyi telefone umwana wanjye niwe wayinguriye, ati muzehe hati twe turi ibyamamare, jya ujya kuri YouTube turebe, ureba abana bawe. urumva nkuko mbibona guriye, ni ari nayo mpamvu nakwitwaje cyagiye. Ubundi igihe ibi ngibi ntabwo byo kujya ku nkoranyambaga ntabwo mbikunda. Ubundi noneho ngiye kubona mbona ayo magambo arimo aracicikana. Urumva rero umwana wawe, umwana wabyaye, ntabwo ushobora kumwifuriza ibintu nk'ibyo, ntabwo ushobora kumwifuriza ikibi. Nicyo kintu cyabiniye, kuko n'abantu batureba tuganira cyangwa n'iki, n'uwabyaye wese arabizi. njye nari mfite ubwanzu ko muri Rwanda Ntabwo ushobora kwishimira, ntabwo ushobora kwishimira ibyo nkora byose, bivugwa ku mwana wawe. ibyo nkora byose nibyo bamvugaho byose, comment zose ngo yakana umusinzi. Buriya mu bantu bagira discipline njye wa mbere ugira ikinyabupfura, naho ibyo kuvuga ngo waruzi ngo narwana na data bukwe, uyu ni data ye, so ngomba kumwubaha uko byagenda kose. Nubwo yambwira ati pfukama hariya, ryama hasi ngukubite, naharyama kankubita, kubera iki? Cya kinyabupfura twararizwe. Ntabwo tumeze nk'ababana bakuriye mu muhanda batagira discipline. Sisa tukiri aho ngaho, Okay, reka nanjye mvuge kuri aho ngaho. Buriya umukwe ni umuntu ukomeye, hari ababifuza bakababura. Umuntu wakurongoreye umukobwa uba ugomba kumwubaha, ukamuha icyubahiro. Kurakara ntibibura nk'umubyeyi, ariko ibyo ukora byose ugomba kumwubaha. Ikindi, umuntu ugeze mu rwego rwo kubaka noneho akaba yitegura umwana, inshuti yanjye, ntabwo ari uburakari bugeraho kurwana. Njyewe nshobora kurakara ku giti cyanjye cyangwa nkareba icyo nabafasha, sibyo? Ariko ntabwo nafata umwanzuro wo gukubita umukwe, ntabwo bibaho. Rero wowe ushobora kuba ari uko wabibonye, ushobora kuba ari uko wabyakira, ariko siko bimeze. byanunguye mbabona muhoberana ubwuzu bwinshi rwose, mwishimye, kandi ni na byiza. Reka tubashimire kuba mwaduhaye n'umwanya kugira ngo dufate umwanya w'uyu tuganire, tubashe kumenya ngo tuba twifuza natwe muri ako kazi kumenya ngo ibintu byarangiye gute, byarinde bizaherera he. Ni byiza cyane kugira ngo abantu bave mu gihirahiro. ibyo ngewe byo kuvuga kunteranya na data bukwe, ngewe ahubwo icyo nasaba data bukwe ni ukuntera inkunga, umwana wanjye yavuka amahoro, kandi urumva agomba kuntera inkunga, byo ni ngombwa ko ntabwo yakwanga umwuzukuru. Sisa gira ikintu rero bivugaho, nose sibyo kuko arashaka umva nkubwire, iryo jambo uvuze niba ni abakwe bake babibwira basi kabisa. inkunga ukeneye ko ngutera ni iyihe? icyo uzangenera cyose, wampa ihene, wampa intama, wampa amafaranga, icyo uzangenera cyose ngewe nzagifata rwose nka data bukwe. Buriya rero kamubwire,
umubare w'abana banjye nawe urimo. nawe ndimo rwose ni ukuvuga ngo njye sindageze igihe cyo kuraga, urabona ko nkiri muto, kandi niyo napfa ntabwo wabura 8 mu byanjye kabisa, kuko uri kumwe n'umukobwa wanjye, ahubwo umukobwa wanjye mufate neza. oya niko bimeze. Noneho njyewe ikintu ushaka kukubwira, ikintu ntago ari ukuvuga ngo nguhaye ihene, nguhaye inka, nguhaye inzu, oya, ko igihe cyose uzaguma unkeneye, niko bimeze, sibyo? Kandi nanjye nzagukenera. Rero jyewe nushaka icyo uzajya ukenera, haba ari kubyara umwana, kuvuka kuriya mwana, nzabafasha. Icyo wanyitabaza cyose nta kigo. Noneho haba ari ihene nayirya, noneho n'ikindi cyaba cyabaye, n'ikindi waba ukeneye, nacyo ndi tayari rwose, ntuzagire ikibazo. urakoze cyane. Sinakubwira rero ngo niko icyo nafata, icyo navuga naguha, numva cyaba kibaye icyo gusa, nkavuga ni naramuhaye, naramuremeye, yamvugo y'iki ngo nuko mada. Ariko noneho njyewe ntuzagire ikibazo, kandi n'uriya mwana wanjye wa n'imfura yanjye, sinkeneye ko ababara, sibyo? nawe azakubwira, sinkeneye ko agubwa nabi, ntago namubabaza. urumva naramubwiye ngo ikibazo cyose azagira. none ariko hari n'igitekerezo nagize, ariko tugume tuganire, wenda turakigeraho, ndakikubwira nta kibazo, n'ubundi ko tukiri kumwe. urakoze cyane. uyu ni Umutako TV, urabona ko ari ibintu byiza cyane kuba aba bantu bombi uko ari babiri batwemereye kuba twaganira. Uyu ni Umutako TV, nizere ko wowe rero twatangiranye turi buze gusuzanya. Nshimira n'aba babiri bombi turi kumwe kuba batwemereye kuba twaganira. Wibuke gukora subscribe, like, comment and share kugira tubashe kubana mu biganiro bikurikira. Uramutse ukeneye kandi kwamamaza, tugereho tubwire, twamamariza ibikorwa byawe bibashe kwaguka bigere kure. Yaka iyo hene buriya ntiwashakaga iyo kuzirira? Oya, nayo nayishaka, nayo nayishaka, namubwiye ko ntacyo nyiri nko kubunane bitwaye iki? Mwese ihene gura ngahise 50,000. Yes, twayigura akayibaga, wenda agatumira inshuti ze, agatumira inshuti n'abavana, nabyo nta kibazo. sisa Yakamuze yari afite impungenge kuko Keza yaramubwiye ati njyewe ibyo bavuga nibyo nagiye i Burundi marayo iminsi. Keza ibyo byose yarabimusobanuriye, twarabyumvishe, twarabibonye. Rero natwe turifuza uburyo ushobora kuba watumara impungenge ndetse n'umusaza ukamumara impungenge ku bivugwa kuri uriya Murundi, uburyo mugomba kubyitwaramo n'umudamu wawe kugira ngo abantu bareke gukomeza kuvuga hirya no hino, kuko usanga abantu baba bari muri ibi hino, bari muri ibi umwana suwe icyo wamaraho. icyo nabwira umusaza byo nareke kugendera ku magambo y'abantu ngo Murundi. Ngewe icyo nzi, icyo nemera gusa, umwana n'uwanjye, kandi umukobwa wawe nzamufata neza kugeza igihe tuzatandukanwa n'urupfu. icyo cyo ndakikwijeje. naho ibyo byaba Murundi, amagambo y'abantu Murundi rekana nawe, ibyo umukobwa wawe nzamufata neza rwose, kandi ndabikwijeje imbere y'abantu, imbere y'Abanyarwanda muri rusange. Ese yavuze ko ashaka ko umwana wataha, buriya iyo biza kuba ngombwa kuko umukobwa akajya ku musaza, wari kubyitwara gute? Wari kubyitwaramo gute? Wari gukora iki nyuma y'uko Keza yari kuva hariya iwawe none akerekera akajya kubyarira ku musaza? Wari kubifata gute we nk'umugabo mu rugo? Muzehe nawe ni umuntu utekereza, ntabwo yabikora, kandi binabayeho najya gucyura nk'abandi bagabo. sisa ntabwo ari uko nguko bimeze, ntabwo ari muri urwo rwego. Nicyo nanakubwiraga, jye natekereje, njyewe namaze kumva ko ugenda ukamara 4-5, numvaga waba ufite nk'undi mugore ahandi, ariko naje kumva ko ari ugupagasa kw'abagabo bose. Iyo uvuyeyo urataha ukajya mu rugo. Nawe yabimbwiraga ahangayitse. Ikosa rihari rero ni irihe? Ni uko ugenda
ugafata uwo mwanzuro ukagenda, ariko ntubwire umugore ngo ngiye aha. se mumenyesha byumvikaneho. iryo ni ryo kosa ndararyemera. Ibyo ni ikosa. Noneho njyewe naravugaga, yarambwira ati harabura ukwezi ngo mbyare. Uvuga se niba habura ukwezi, tubyumvikaneho neza, niba habura ukwezi uri umwana mu rugo, umwana ntiwaza mu rugo iwanjye nyoko akakwitaho na barumuna bawe ukazabyarira mu rugo, inda yagufata byaba saa sita saa munani nkagushyira mu modoka nkakujyana kubyara, ukajya kwa muganga ukabyara amahoro. Noneho nuko namubwiraga, ndamubwira nti ugiye icyo gihe nakujyana kwa muganga ukabyara, wamara kubyara ubyaye neza tugufashije byose ugataha tukakwitaho nk'amezi 2 ukagaruka mu rugo. Ntabwo rero ari ukuvuga ngo waza gucyura. Icyo gihe rero ari uburyo bwo kumufasha. Icyo nashaka kuvuga nanjye aho ntabwo naba ndi umugabo, ahubwo icyo nakwizeza cyo ibyo ngibyo ngewe ubu ngiye kumwitaho, sinzongera no kumuva iruhande. Kunda inda nimufata nzabyikorera byose, kandi uzumva ko yabyaye amahoro, kandi ndabizi nawe uzaza kumusura mu umugabo ushaka. Ntabwo uri umugabo wijeje ko azabyara amahoro. Uri umugabo. Hanyuma rero umbabarire ko njye nabitekereje nk'umubyeyi, sinari nzi ko wanihagararaho gutyo. Oya, ariko niba ari uko bimeze noneho nzamurwaza mu bitaro kugeza igihe bazadusezera mu bitaro tugasubira. Reka ngufashe, sibyo? Icyo nkwemereye, inda yamufata saa 7 saa 5 z'ijoro ku manywa ryari, byo uzamamagara nzane imodoka mutware kabisa, mutware kwa muganga ku ivuriro. Yambwiye ko afite mituweli, niyo bitaba mituweli twajya no muri prive, urumva nta kibazo. Hanyuma akabyara byose. None icyo gihe nazana nyina akamwitaho, zabibwira nyina azamwiteho kuri buri kimwe cyose. Narangiza twe tuzava mu rugo iwawe, tuzava kuri gahunda yo kumwitaho, amaze kumererwa neza tumushakire n'umukozi. Kandi ibyo byose ntuzigere ubifata wenda nko kugusuzugura, waba ufite ubushobozi buke. Oya, njyewe ujya umfata nk'umubyeyi wawe. Nicyo umuryango ubereyeho, ugomba kumfasha muri byose, nubwo nta bushobozi nagira wabimfashamo. Erega ntawe ushobora byose, ushobora byose ni Imana, ni Nyagasani wenyine. Kandi buriya baravuga ngo gushaka niko gushobora. Niko bimeze kabisa, gushaka niko gushobora. Nubishaka, nuba ufite imbaraga, ufite ubuzima, iterambere uzarigeraho, humura. Ko byagenda kose ugomba kumfasha nk'umubyeyi wanjye. Sesa muze tumva bya bintu bibaye amahoro. Noneho wumva ko yakarimo kugwamo neza. Hari abantu arega baba bashaka guteranya imiryango, bagateranya imiryango. Hano hanze barahari nk'abantu bagendaga bungurira data bukwe, kandi amakuru yangeragaho nahenze ko nari bumuhingukire. Babonaga ubwoba nari mfite, basa umusaza kuko noneho ndamutinyuka gute. Ese ubonye hari ikibazo? Nta kibazo muze. Ku nkunga yakarimo kugusaba, iyo nkunga urabyumva ute? Dusubiye inyuma gato, hari ukuntu bamubwiye ati hari akantu wari watekereje, ati uraza kukatubwira. Ako kantu niyo tutababangamiye mu byubahiro byanyu rwose, nako sinzi niba byaba ari byiza cyangwa byaba byemeye ko nanjye mwumva, kugira ngo tumenye ako kantu so uko yagutekerereje ariko nuko kwifasha. Njyewe icya mbere nari natekereje nyine kuba natwara umwana mu rugo, nicyo nari natekereje. Akabyara, yamara kubyara akagaruka iw'umugabo. Ntugire ikibazo rwose, ntumutware. Noneho yabinshubije. Icyo rero nendaga kukubwira, nari natekereje, nari navuganyeho na mama wawe, ari we twakwita nyoko bukwe. Dusanga ufite ibitekerezo, ahubwo ufite ikibazo cyo gukorera kure.
nta kuntu buriya wakora umushinga mutoya uringaniye ariko nanone utari hasi cyane, noneho wo tukawutera inkunga ugakora bitagusaba kujya mu ntara, ugakorera hafi. Niba ari ubucuruzi wenda, niba washobora nko gucuruza imyenda ukavuga uti ndashaka igishoro kingana gutya, niba ari butike ukamenya ngo wenda n'umugore amaze kubyara akajya agufasha, akajya kuba hafi, mugakorana muri hafi. Byashoboka, byaba ari byiza cyane. Iki ni igitekerezo cyiza cyane, tuzafata umunsi rwose tubiganireho, niba hari uburyo imiryango rwose mwadufasha, mudufashe kabisa. Icyo nicyo rero njye nari natekereje, byaba ari cyiza cyane kabisa. nicyo nari natekereje mu rwego rwo kugira ngo abana babe bari hamwe, babane, bafashanye mu kazi, nta bintu byo kujya hirya no hino ngo yagiye aha, ngo yarayeyo. njye numva byabafasha. Noneho reka ikibazo cyo kubyara kive mu nzira, namara kubyara tugize iby'amahirwe Imana imufashije akabyara neza, turasenga Imana izabikora. nava ku kiriri njye ibyo ndabibemereye, muzabindekera. wowe uzateganya uvuge uti mubiganireho, uvuge uti icyo nzakora ni iki, sibyo? Niko bimeze, ngo nawe uzabinyibutse. igitekerezo cyiza cyane, ariko ntabwo ari wowe uzabinyibutse. ubundi wowe ntumaze kuba umwana wanjye cyane cyane, ahantu hose nigiri ntagiye kwinywera agacupa niyahura numva mfite ibibazo byinshi, ngiye kubona mbona undiho. ese muze buriya wageze mu rugo amahoro? buriya byari ko buriya ndakomeye, nariye ukacara urayizi, ndakomeye. nyamuneka muze sigaho, reka gukomeza kwiyahuza inzoga, najya kukakikira ati reka ati mutandoga. ntabwo njya mbizera sha, umva umuntu yashakaga kuntwarira njyewe hari, ahubwo se arabishyuye wowe wabaye amafaranga? ubwo wishyuye kabiri. njye nayo nayahaye manager, namuhaye ibihumbi 10, ndamubwira nti asaguka uzayangarurira ejo, ko nari nzi ko ngiye kwiyahura njyewe. Baramuze ukiyahura tuzacika abana, turacyagukeneye. ibyo byararangiye cyangwa se birarangiye, ko njye nari mfite impungenge kuri uwo mugabo, umwana wanjye, ariko byararangiye. sinshaka no kubigarukaho, sinshaka kubigarukaho kuko biriya nanjye ubwanjye bukeye bwaho narigaye. tekerezaho, ariko ndareba numva ni umwanzuro ukabije nari mfashe. nari nabifashe uriya mwanzuro kubera ibitekerezo byinshi nari mfite, ndeba ukuntu umwana wanjye agiye kugaruka iwanjye, nibaza nzamutunga nk'umukobwa mu rugo, nzamutunga. mu mategeko umuntu wiyahuye baramukubita. ese buri ni 200 bakabona kumushingura. ese bamukubitira iki kandi aba yapfuye atumbanye? aba yakoze ibintu bitabaho by'amafu. urumva biriya impamvu bikorwa babikora kugira ngo umuzimu utazabatera. ariko rero nawe ntubyumve nabi, ntabwo byari ukwiyahura, uko kwiyahura kumwe kwa etaje njya numva. urakoze cyane muzengaho ni kumwe ufata icyo kunywa kugira ngo wiyibagize ibintu byinshi biri mu bitekerezo, noneho ukarengera, ntabwo bizongera. murakoze muze. ngaho rero yakanatubwire keza arabura igihe gitoya ngo yibaruke umwana avuke, yakanatubwira imyiteguro aho igeze, uko ibintu byifashe, niba na ngombwa ubutaha bazatwemere natwe tugaruke turasura. imyiteguro rero uburyo ihagaze, ubu turi kugura ibikoresho bya mbere byarahageze, imyenda y'umwana, by'amaberso n'iki. n'umwana ntabwo yajya muri berso akiri uruhinja, ni ugutegereza igihe gitoya akabanza akazamukaho gato, tukabona tukamushyira muri berso kugira ngo tujye dukora gahunda zacu twisanzuye. berso narayiguze kera,
ku mwana yamaze gutangira gukura tumushyira muri berso ku ruhande rw'uburiri kugira ngo njye na madamu tujye twisanzura ku buriri. arakoze cyane. uretse gato ibyo bintu si bibi ntabwo ariko niko bimeze mu mujyi. Abana baba bafite akaberso gatoya kumusasiramo umwana ukamushyira hafi y'uburiri bwa nyina. ibyo nyine ndabyumva ni iby'abasirimu, ndabyumva ariko reka nkubwire buriya rero biriya ari so wakubyaye cyangwa na nyoko wakubyaye nanjye uriya mukobwa wawe urumva bose batuvuyeho umwana ava ku mubyeyi acutse mukosore utazazana iby'uruzungu rw'iki gihe. njya mbona ngera ahantu hano mu mujyi mu gisirimu asanga bose buriri buba hariya umwana amufitiye agatanda gato kabi iruhande rw'uburiri bwa mama ngo bakita berso. buriya rero mu muco niyo mpamvu ubona abana b'ubu bakuzamuka ari ababiduhagire bingana bityo yagize gute ubundi umwana aba agomba kumva igituza cy'umubyeyi cya nyina ugasanga ariko ni nabyo akaryamana nawe. hari ikintu uvuze papa, hari ikintu uvuze cy'ukuri ugasanga umubyeyi ntashobora guheka umwana we, ugasanga umubyeyi umwana akarinda akura ahekwa n'umukozi. nimubikora gutyo n'ubundi nabyo bizabaho. biriya ni ingeso mbi cyane. rero wa mama kubera ari umusirimu ntiyikoze umwana ngo amuheke, kandi umwana aba ashaka kumva umugongo wa nyina akanarambuka ariko umugongo wa nyina. ariko urasanga abasirimu b'iki gihe ntashobora kwikoza umwana aba ari umukozi umuheka. mva nkubwire ntabwo ari ukubinjira ariko nakugira inama ahubwo urakoze kungira inama nziza nyayo. umwana ntacyo atwaye kurara hirya y'ababyeyi, ahubwo wenda mukamufite igitanda kinini cya dubure na matora yacyo. ibyo murabifite sinanabizi ko mufite, sinshaka no kubimenya. ariko umwana aba agomba kurarana n'ababyeyi, nibwo akura afite urukundo rw'ababyeyi. noneho wenda yacuka cyangwa mugiye kumukurikiza mukaba yararana n'umukozi, kandi nabwiyarize nyina agomba kugenda akareba icyo umwana abaye, umwana nyina akamuheka agataha agakura amufitiye urukundo. rero niba mwaraguze izo beriso ntabwo mbibabujije, ariko njye ntabwo mbishimye. iyo nama yongiriye yo niyo turaza guhindura. ni byiza cyane ibyo umusaza avuga biranumvikana. umwana aba akeneye urukundo rwa nyina kandi umwana akajya mu mugongo wa mugani. nibyo tugarutse inyuma gatoya hari akabazo nshaka kubaza yaka ndetse nkanabaza na muzeho gatoya. tugarutse ku bukwe kuko yaka mu minsi ushize tukageze kuganira muzehe buriya rega mbere yo kubahuza haba yo kubanza guhura na yaka kugira numve ko agomba kunyemerera yuko mugomba noneho kwicara mukaganira natwe duhari. yaka yambwiye yuko ngo inkwano ngazishyura gake gakeya buriya bukwe muzehe bwari bwifashe gute? iby'ubukwe ni iki kintu twabonye mu bukwe bwabo, ni iki kintu wabivugaho wenda? wowe mu ubukwe wabubonye ute? bwari bubi cyangwa bwari bwiza? banza umbwire. ntacyo byari bitwaye, ariko ndashaka kumenya impamvu yavuze ngo ndabizi wowe watangiriye umwana mwese niba umukobwa umva ngo usubize mufashe neza wivunika reka musubize. by'abanyamakuru ndabizi, reka musubize. ubundi ubukwe bupfa kuba bwiswe ubukwe. umuhinzi abukora uko ari, minisitiri akabukora uko ari, perezida yabukora uko ari, ntuza koroneri akabukora uko ari, umucuruzi akabukora uko ari, bwose bwitwa ubukwe. none se ko ubukwe bwabaye ikindi ni iki? ubukwe bwarabaye, inkwano yakoye mu bushobozi bwe. hanyuma inkwano buriya ntabwo ari ikiguzi. inkwano mu kinyarwanda bayita ikima neza, nishimwe
rihabwa umubyeyi bijyanye n'ubushobozi umukwe afite n'ubushobozi bwe. Ashobora gukwa miliyoni, ashobora gukwa angahe bijyanye. Ntabwo ngewe umwana wanjye mugurisha. Uzi ikintu gikomeye ahubwo rero byari ukubaza umukobwa wanjye, uriya muhungu uramukunda? Ndamukunda. Uramwishimiye? Ndamwishimiye. Witeguye kubana nawe? Nta kibazo. Nta kibazo. Ibindi bisigaye byose ni ubusa. Ntibabanye neza se. Impamvu igihe nari mbigarutseho nuko yakaba yambwiye ngo inkwano zanjye zitanga gake gake se ibyo ngibyo ni ibyanjye nawe. gake se ni kwishyura inka nariye ko umugore wanjye tubanye neza, ko muzehe yabitubwiye. Ikindi kibazo mwa banyamakuru mwe mufite n'ikindi ngiye bitewe n'ukuntu muzehe nabonye uburakari bwe n'uburyo musuhuzanyije muhoberana mwishimye, numvaga bitari buze kuvamo. arega ntukagende biranunguye, ndumva mubiziranye ahubwo murakundana. Sinzi impamvu izo mbogamizi ziba. Hari abantu baba bashaka gusenyera abandi muri iki gihe, kandi barahari babumva yuko abantu batabana mu mahoro. Ishyari rirahari muri iki gihe, genda bongorera bashaka gusenya ingo z'abantu. Ye komantere zabaye nyinshi kuri YouTube ngo yakangwa yarananiranye, ngo Keza ngo uriya mugabo ngo ntabwo uzamushobora. Kuva igihe babivugiye se ko tukiri hashize imyaka ingahe turi ku munsi, kandi babivuga ngo ntabwo uzamushobora, ngo Keza wararenganye. Ariko na n'ubu turacyari n'abandi muntu reka kwivanga mu rukundo rw'abandi. Ndabeshya muzehe bavangira abana bayo. abantu bo ni babi. Ngusobanurire ikintu kimwe, buriya nta mubyeyi ujya urakarira umwana, nta n'umwana ujya urakarira umubyeyi, kuko birangira ni ukuvuga ngo uriya Keza ni umwana wanjye, ni amaraso yanjye. Nyine uburakari buraza, ariko birangira usanga wirakariye. Niyo mpamvu rero n'impungenge zose n'uburakari bwose birangira uvuze uti nta kundi, n'abantu bazabibonemo isomo. Reka rero kambashimire kuba mwaduhaye umwanya wo kugira ngo tuganire. Murakoze cyane Umutako TV. Nshimira na data bukwe, nari mfite ubwoba ko nari bumuhenguke mu maso, ariko anyakiye nk'umwana we. Nashimye. Nta kibazo rwose, nta kibazo rwose. Nanjye ndabashimiye kuba nabonanye n'umukwe wanjye, kandi nanamusaba kwihangana ko narakaye nyine kubw'impamvu nk'umuntu bumvishe ko anabizana bivugaho neza, ariko uburakari bwarangiye. Nta kibazo, komeza ubane n'umukobwa wanjye, ikizashoboka cyose tuzagikora. Nabo bagasenya imiryango umugabane.